Haleluya! Nkomeje kukwifuriza imigisha yose ituruka ku Mwami Imana, wowe wahisemo kwiga ijambo ry'Imana umunsi ku wundi, Uwiteka aguhire. Uyu munsi nateguye amagambo dusanga mu gitabo cyitwa Ubutumwa bwatoranijwe, umuzingo wa mbere, ku gice cya 57, ku cyigisho kivuga ngo Kristo inzira y'ubugingo. Tutaratangira reka twiragize Imana kugira ngo ituyobore muri aya magambo maze tuyumve neza. Uwiteka Mana yacu, mwungeri mwiza, Imana ikomeye, iriho kandi yahozeho ndetse izanahoraho, turagushimye, turaguhimbaje kuko ubikwiye, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye wo kwicara imbere yawe ngo twige ibyawe Nyagasani, habwe icyubahiro. Turagusabye kugira ngo utwohereze Mwuka Wera wandikishije iri jambo abashe kuridusobanurira turyumve neza, aho turatsindwa Nyagasani twihane, aho uratuyobora tuherekere, nubidukorera turashima urukundo rwawe. Ibyo wishimira bikomeze kubana n'umwana wawe ugiye gutega amatwi iri jwi, kandi umuhe umugisha. Twese ubuntu bwawe bukomeze kubana natwe, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amena. Yesu ajya i Galilaya avuga ubutumwa bwiza bw'Imana ati, igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Mariko igice cya mbere umurongo wa 14 n'uwa 15. Kwihana kugendana no kwizera, kandi mu butumwa bwiza abantu bashishikarizwa kwihana ngo babone agakiza. Pawulo yigishije kwihana, yaragize ati, kandi muzi yuko ari nta jambo ribafitiye akamaro nikenze kubabwira cyangwa kubigishiriza imbere ya rubanda no mu ngo zanyu rumwe rumwe. Nahamirije Abayuda n'Abagiriki kwihana imbere y'Imana no kwizera Umwami Yesu Kristo. Ibyakozwe n'Intumwa 20 umurongo wa 20 n'uwa 21. Nta gakiza kabaho hatabayeho kwihana. Umunyabyaha utihannye ntashobora kwizeza umutima we ngo ahabwe gukiranuka. Pawulo avuga ko kwihana ari agahinda ko mu buryo bw'Imana umuntu agira kubera icyaha, nako gatera kwihana kuticuzwa kandi kakazana agakiza. Urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 7 umurongo wa 10. Uku kwihana nta kintu kwifitemo kikugira umurimo mwiza, ahubwo gutegurira umutima kwakira Kristo nk'umukiza rukumbi, ibyiringiro rukumbi by'umunyabyaha wazimiye. Iyo umunyabyaha arebye ku itegeko, igicumuro cye kiramuhishurirwa kikinjira mu mutimanama we, kandi akumva aciriweho iteka. Guhumurizwa kwe n'ibyiringiro bibonerwa mu gutumbira umusaraba w'i Karuvari. Iyo agerageje kwishingikiriza ku masezerano no kwishingikiriza ku cyo Imana yavuze, guhumurizwa n'amahoro bitaha mu mutima we. Atera hejuru agira ati, Uwiteka wasezeranye ko uzakiza abagusanga bose mu izina ry'umwana wawe. Ndarimbutse, nta bufasha mfite kandi nta n'ibyiringiro. Uwiteka nkiza, naho ubundi ndarimbutse. Kwizera kwe kwishingikiriza kuri Kristo, maze agahera ko atsindishirizwa imbere y'Imana. Ariko nubwo Imana ari inyakuri kandi igatsindishiriza umunyabyaha
binyuze mu mirimo ya Kristo, nta muntu ushobora gutwikiriza umutima w'ikanzu yo gukiranuka kwa Kristo agikora ibyaha azi cyangwa akirengagiza inshingano abizi. Imana ishaka yuko umuntu ayegurira umutima wose mbere yo gutsindishirizwa. Kugira ngo umunyabyaha agumane gutsindishirizwa, hagomba gukomeza kubaho kumvira binyuze mu kwizera kuzima guhoraho, gukorera mu rukundo kandi kukeza ubugingo. Yakobo yandika kuri Aburahamu avuga ati, mbese sogokuruza Aburahamu ntiyatsindishirijwe n'imirimo ubwo yatangaga Isaka umwana we ngo atambwe ku gicaniro? Ubonye yuko kwizera kwafatanije n'imirimo ye, kandi ko kwizera kwe kwatunganijwe rwose n'imirimo ye. Nicyo cyatumye ibyanditswe bisohora, bya bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhwanirizwa no gukiranuka, yitwa inshuti y'Imana. Ubonye yuko umuntu atsindishirizwa n'imirimo, adatsindishirizwa no kwizera gusa. Yakobo 2:21 kugeza 24. Kugira ngo umuntu atsindishirizwe no kwizera, kwizera kugomba kugera ku rwego kubasha kugenga urukundo n'ibyo umutima wifuza, kandi kumvira niko gutuma kwizera ubwako gutungana. Kwizera igishingirwaho ku gusohorezwa isezerano. Ahatari ubuntu bwa Kristo, umunyabyaha nta byiringiro aba afite, ntacyo ashobora gukorerwa. Ariko kubw'ubuntu bw'Imana ahabwa imbaraga y'indengakamere igakorera mu bitekerezo, mu mutima no mu mico ye. Iyo umuntu yakiriye ubuntu bwa Kristo, bituma abona icyaha muri kamere yacyo mbi, hanyuma kikirukanwa mu mutima we. Ni kubw'ubuntu dushobora kugirana umubano na Kristo no gukorana nawe mu murimo wo gukiza abandi. Kwizera nicyo kintu Imana yabonye ko ari ngombwa kugira ngo isezeranire abanyabyaha imbabazi, atari uko hari ikintu kwifitemo gituma ugufite aba akwiriye agakiza, ahubwo ni ukubera ko kubasha gusingira ibyo Kristo yakoze ari byo muti wateganirijwe icyaha. Kwizera gushobora kugaragaza kumvira gutunganye kwa Kristo mu cyimbo cy'ibicumuro n'amahumane by'umunyabyaha. Iyo umunyabyaha yizeye ko Kristo ari umukiza we bwite, ubwo nibwo Imana ikurikije amasezerano yayo adakuka imubabarira icyaha cye kandi ikamutsindishiriza ntacyo atanze. Umuntu wihana abona ko gutsindishirizwa kwe kuzanwa n'uko Kristo nk'umucunguzi we kandi umwishingizi we yamupfiriye, kandi akaba ari nawe mpongano ye no gukiranuka kwe. Aburahamu yizeye Imana bimuhwanirizwa no gukiranuka, nyamara ukora ibihembo bye ntibimuhwanira no guherwa ubuntu, ahubwo abyita ubwishyu. Ariko rero udakora ahubwo akizera gutsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhwanirizwa no gukiranuka. Abaroma 4:3 kugeza ku wa 5. Gukiranuka ni ukumvira amategeko. Amategeko asaba gukiranuka, kandi iki ni cyo umunyabyaha agomba iteka, nyamara ntashobora kugitanga. Uburyo bwonyine ashobora kugera ku gukiranuka ni ukwizera. Binyuze mu kwizera ashobora gushyikiriza Imana ibyo Kristo yamukoreye. Uwiteka nawe akabara gukiranuka k'umwana we kuri uwo munyabyaha. Gukiranuka kwa Kristo kwemerwa mu mwanya wo gutsindwa k'umuntu. Imana ikamwakira, ikamubabarira, igatsindishiriza uwo muntu wihannye kandi wizeye, ikamufata nk'umukiranutsi
kandi ikamukunda nk'uko ikunda umwana wayo. Uko niko kwizera kubarwa nko gukiranuka, kandi umuntu ubabariwe akomeza guhabwa ubuntu bukurikira ubundi, ava mu mucyo muto akajya mu mucyo urushijeho kuba mwinshi. Ashobora kuvugana ibyishimo ati iradukiza, itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa, niko kubyarwa ubwa kabiri, ikadukirisha no guhindurwa bashya n'Umwuka Muziranenge, uwo yahaye Yesu Kristo umukiza wacu, kuducuncumuriraho cyane kugira ngo dutsindishirizwe n'ubuntu bwayo, duhere ko tube abaragwa dufite ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho. Tito 3:5 kugeza 7. Kandi handitswe ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Yohana 1:12-13. Yesu yaravuze ati ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Yohana 3:3. Umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka ntabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Yohana 3:5. Ntabwo ari urugero rwo hasi rwadushizwe imbere, kuko tugomba guhinduka abana b'Imana. Tugomba gukizwa umuntu ku giti cye, kandi igihe cy'ibigeragezo ndetse n'imibabaro tuzashobora gutandukanya uwakoreye Imana n'utarayikoreye. Benshi bayoba inzira y'ukuri kubera ko batekereza ko bagomba kujya mu ijuru bagize icyo bakora ngo babe bakwiriye kugirirwa neza n'Imana. Bashaka kwihindura beza bakoresheje umuhati wabo bwite, ntibashobora kubigeraho na rimwe. Kristo yaduharuriye inzira binyuze mu kwitambaho igitambo ku bwacu, kutubera urugero no guhinduka umutambyi wacu mukuru. Aravuga ati ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo. Yohana 14:6. Turamutse dukoresheje umuhati wacu tugashobora nibura gutera intambwe imwe tugana ku rwego, amagambo ya Kristo ntiyaba ari ukuri. Ariko nitwemera Kristo, imirimo myiza izagaragara nk'imbuto zihamya ko turi mu nzira y'ubugingo, ko Kristo ari inzira yacu, kandi ko tugendera mu nzira y'ukuri igana mu ijuru. Nshuti nkunda, amagambo twareberaga hamwe ni hano arangiriye. Reka rero twese duharanire kwihana ibyaha byacu, maze Imana ihere ko iducuncumureho imigisha yayo, dore ko yiteguye kuyidusesekazaho n'ubu ngubu. Mu Migani 28:13 haravuga ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Soje nkwifuriza amahoro y'Imana ndetse n'imigisha yayo ikugereho, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.